twongeye kubasuhuza mu izina ryiza ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe n'umushumba w'itorero Église Vivante de Jésus Christ. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turashaka kuvugana n'abantu bisa nkaho Imana yadutumyeho kugira ngo utwumva wese yikubita akanyafu ahindukirire Imana, cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Imana iragushaka. Ijambo ryacu ry'umunsi riravuga ngo uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana igira neza, reka Mana ijambo ryawe rimanuke mu mbaraga, rivugane n'abaryumva muri aka kanya. Urihamagarira imitima myinshi kuricira bugufi kugira ngo bakugarukire. Mana, urashaka ko tukumenya, urashaka ko tusabana, urashaka ko tukubera abana nawe ukatubera papa. Urashaka ko isi yose ikumenya kuko ijambo ryawe rivuga ngo kumenyekana kwawe ngo kuzura isi ngo nk'uko amazi asendereye inyanja. Reka Mana wimenyekanishe kubwira ijambo, ntirisubire inyuma ridakoze, riruhure benshi, rivugane na benshi, rikurure benshi. Mana, ribegereza ubwiza bwawe, ribegereza wowe Uwiteka Nyirikurema ijuru n'isi. Duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Twavuze ngo uwakuremye aragushaka. Dusome mu gitabo cya Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7. Umva uko Imana ivuga ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Nzanira umuntu wese niremeye, nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye. Imana irahamagara, Imana iragushaka. Imana ntinezerewe kubona ubayeho uyiteye umugongo. Imana ntinezerewe kumva aho wicaye uvuga ngo Imana ntiriho, ngo Imana ntakimaze. Nyamara niyo yaguhaye umwuka wo guhumeka, niyo yaguhaye ibyo bintu byose bikubumbye, niyo ikubeshejeho, irakuzi. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 10 umurongo wa 29 haratanga urugero y'ukuntu Imana yitwararika ibishwi, ngo ibishwi bibiri nta kintu bigura, ngo ntacyo, ni nkaho nta nicyo bimaze, ngo ariko nabyo Imana irabizi. Ngo si Imana yamenye ibishwi bibiri bitaguze n'ikuta rimwe, wowe ikakuyoberwa, wowe ntikwiteho, ngo icyo gishwi aho kiguye hose ngo Imana ibahazi, Imana ibikireba, Imana ibikitwararika. Ikongera ndetse ikavuga aho ngaho ngo n'umubare w'imisatsi yawe ndawuzi. Ni nka Imana yakubwira ngo ese ibyo wigira ni ibiki, ibyo wibaza ni ibiki? Ntuzi ko ari njye nakuremye? Ntuzi ko ari njyewe nakubumbye? Ntuzi ko ari njye nakubyukije muri iki gitondo? Ntuzi ko ibyo wagezeho ari njyewe? Reka nkubwire, Imana yakuntumyeho. Sinzi wowe unyumva, ngo uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Kutamenyana n'Imana, gutera Imana umugongo, kutagendana n'Imana, kutabyuka kare ngo upfukame imbere y'igitanda cyawe uvuge ngo Mana ni wowe umpaye uyu munsi ume kugendanamo nawe, kubona ujya kuryama nimugoroba wiru ugenda hirya no hino, wajya kuryama ntuhindure umutima wawe ngo uvuge uti Mana twabanye uyu munsi. Reka nkubwire, uri umwihanduza cumu, nta bwenge burimo, kutamenya Imana,
kutabana n'Imana, kutagendana n'Imana, kudaha Imana umwanya wayo mu buzima bwawe, ni igihombo kinini cyane. Reka nkubwire, igihombo ntabwo ari ukutagira amafaranga, igihombo ntabwo ari ukutagira amashuri menshi, igihombo ntabwo ari ukutagira ababyeyi, igihombo ntabwo ari ukutagira amamodoka n'iki, igihombo oya, igihombo ni ukutamenya Imana yakwiremeye, igihombo ni ukubaho uteye Imana umugongo, igihombo ni ukwibaza ko Imana itariho, igihombo ni ukureba ibi byose bikuzungurutse, n'iyi korona ikwiriye isi yose, abantu baburiye igisubizo, ntuvuge utariko Imana iriho. Uwakuremye aragushaka mwene data, uwakuremye aragushaka, Imana iragushaka, Imana ishaka kuyimenya, Imana ishaka ko musabana. Mu gitabo mu Ngoma za kabiri igice cya 16 umurongo wa 9 umva uko havuga, haravuga ngo amaso y'Imana Uwiteka ngo ahuta kureba isi yose, ngo Imana aho yicaye Uwiteka ngo amaso yayo arararanganya mu isi yose, ngo ahuta kureba isi yose, ngo ireba abantu bayo, ireba abayigororokeye, ngo ibagirire neza. Muri abo ngabo Imana ireba nawe irimo. Niba uyiteye n'umugongo, yashaka kureba mu maso, none irabona umugongo wawe, irakubwira ngo hindukira, ngo hindukira. Uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka, ngo umuntu wanjye niremeye. Iyo Imana ivuga ngo umuntu wanjye niremeye, kugira ngo ameshe icyubahiro, si uwundi muntu, si umuntu uri muri Canada, si umuntu uri Kinshasa, si umuntu uri muri South Africa, ni wowe Imana ivuga. Mwene data, ni wowe Imana ivuga. Imana irashaka kuhindukira, Imana irashaka kuyireba, Imana irashaka kuyigarukira. Imana nibi byose turimo by'icyorezo cya corona niki, n'ibimenyetso by'Imana ikubwira ngo ariko wampindukiriye. Imana iragushaka, kandi Imana ntigushaka kugira ngo ikuziringe mu gitaka, Imana ntigushaka kugira ngo igukubitagure, Imana iragushaka kugira ngo ikugirire neza, uve mu gihombo cyo kutamenya Imana. Kutamenya Imana ni igihombo gikomeye cyane. Iyo mvuga kumenya Imana, ni ukumenya byo kumenya nyine, si ugupfa kumenya nk'uko wamenya muri quartier izina ry'umuntu muturanye, ukajya umubona atambuka yambu, ariko iyo utaricariwe ngo muganire, iyo mutarasangira fanta, iyo atarazi iwawe, iyo mutaricarana ahantu ngo muvugane, ngo akubwire ngo nkora akazi kanaka, ibyo nkunda nibi, ibinezera nibi, navutse igihe iki n'iki, ababyeyi banjye naba, nuko mbayeho, dore abana banjye, dore barumuna banjye, dore umudamu wanjye, ntabwo wavuga ngo uwo muntu uramuzi. Imana rero ishaka ko mumenyana, apana kugenda uvuga gusa ngo Imana nanjye ndayizi. Hari umuntu umwe ndetse n'umuntu wo mu muryango wanjye, Imana yaramutabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kandi twaramusengeraga cyane ahantu twari turi, ngo yatubwira aduha ubuhamya bw'ukuntu Imana yamurinze. Ngo yaragendaga agaca hagati y'intumbi, asa n'umuntu we utareba, ashoreye abana be n'umugore benshi, abicaga abantu icyo gihe interahamwe zikamureba, zikavuga ngo itambukire. Aza kwisanga yavuye hano muri Kigali, arinda agera muri Kongo, nta muntu umukozeho, kandi yari mu bahigwa. Ubwo rero iyo muganiriza, kenshi arambwira ngo ngenzi Imana kukurusha, ariko aribeshya, kuko ibyo avuga ngo nzi Imana kukurusha, kuko ntiyigeze yemera kuyigarukira, ntiyigeze yemera kuyegera, ntiyigeze yemera gusabana nayo, ntiyigeze yemera gupfukama ngo asenge. Aravuga gusa ngo ngewe Imana ndayizi. Si ibyo mvuga. Kumenya Imana ni ugusabana n'Imana, kumenya Imana ni ukumenyana nayo. Reka ngucire umugani umwe, ni umugani nyine, ariko umugani ugana kariho. Ngo rimwe umuntu, ngo rimwe igikeri cyaganire n'ikindi. Umuntu aca hafi y'igikeri kiganira na mugenzi wacyo, ngo atege ugutwi. Ngo igikeri kimwe kibwira mugenzi wacyo ngo buriya shaho,
ngo umunyu uraremera, ngo buriya umunyu uraremera cyane. Igikeri ngo umunyu se ngo uremera gute? Wahuriye nawe, warawikoreye se, wagize ute se, ngo urabizi se? Ngo hari igikeri kibwira kigenzi cyacyo ngo hari umuntu wari wikoreye umunyu ngo arankandagira. Urumva icyo gikeri ntikizi umunyu, kizi about umunyu. Ntikigeze kiwurigata ngo kimenye kuryoha, ntikigeze ngo umuntu wari wikoreye igikeri nako umuntu wari wikoreye umunyu ngo yaragikandagiye, gihita kivuga ngo umunyu uraremera kweli. We rero ikindi gikeri kibazaga ngo nibura icyo gikeri cyariye ku munyu. Reka nkubwire, it's not about God, it's not knowing about God, it's knowing God. Imana yakwiremeye, uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Ndabisubiramo inshuro magana ngahe, uwakuremye aragushaka. Ni ukuri, uwakuremye aragushaka. Ntashaka kubaho uteye Imana umugongo, ntashaka kubaho udasenga, ntashaka kubaho utafite inyota yo kumenya Imana no kugendana n'Imana. Menyana n'Imana, menyana n'Imana. Imana muri Yesu Kristo, Yesu yabwiye abari kumwe nawe abigishwa be ngo erega ngo ntabwo nyibita abagaragu, ngo muri inshuti zanjye. Imana irashaka kugira inshuti yanyu, kuko abagaragu ntibamenya ibya shebuja, abagaragu ntibamenya byinshi mu rugo, ariko iyo uri inshuti urabimenya. Ni urwo rwego Imana ishaka kugushyiraho, ngo ntabwo muri abagaragu, ndagushyira ku rwego rw'ubucuti. Ni urukundo Imana idukunda ruratangaje. Bibiliya iravuga ikatugeza aho ivuga ngo nabahaye umwuka wo kumfata nka papa, aho mvuga ngo Abba Father. Iyo usomye Bibiliya usanga ahantu henshi mu isezerano rishya aho Yesu avuga ko Yesu yaje muri iyi si cyane cyane kugira ngo atumenyeshe Imana, atumenyeshe ko Imana atari umugabo uri aho ngaho gusa waremye ijuru n'isi utagize icyahangayitse nacyo, ahubwo ko uwo mugabo twita Imana waremye ijuru n'isi atari Imana gusa, ahubwo ari so. Niyo mpamvu ahantu henshi Yesu agenda avuga ngo so wo mu ijuru, ngo nusenga ntukavuge byinshi, ngo kuko so wo mu ijuru azi neza ibyo ukeneye. Ahantu henshi cyane ngo so wo mu ijuru aragukunda, so wo mu ijuru arakwitwararitse, ngo ntuhangayike no kuvuga ngo ejo uzarya iki, uzanywa iki, uzambara iki. Akongera akavuga ngo so wo mu ijuru azi ibyo ukeneye. Imana ishimwe cyane. Hangayika n'iby'ubwami bw'Imana, hangayika n'Imana, ngo hanyuma ibyawe Imana izabimenya. Aho rero ibyo byose bibitse, nkuko nari maze kuvuga, iryo zina rikomeye, iryo zina ritangaje, iryo zina ryatugiriye neza, iryo zina tuvuga dushize amanga, ari ryo zina rya Yesu Kristo, byose niho bibumbiye, byose niho ruzingiye. Aho bibitse byo byose mvuga ni muri Yesu Kristo, kuko umuntu yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose. Mu by'Imana yaremye, mbabarira cyane ndavuze ngo umuntu, Imana yaremye ijuru n'isi. Mu biyirimo byose Imana yaremye byuzuye iyi si, irema n'ikindi kiremwa special, ari cyo muntu, ari cyo wowe nanjye. Icyo kiremwa cyitwa muntu Imana yaremye yagibitsemo ubumana bwayo, yakibitsemo ishusho yayo, yagihaye umutima wo gukunda, yagihaye umutima wo gusabana, yagihaye umutima wo kwitaba, yagihaye umutima wo kugirana n'Imana ubusabane. Ibindi biremwa nta busabane bigirana n'Imana, ibindi biremwa ntibinezerwa ntibyishima. Ntabwo bavuga ngo inka yanezerewe, inka yishimye, imbwa yasetse iki. Oya, Imana yaremye umuntu, imurema mu ishusho yayo, imushyiramo kamere y'ubumana muri we, kugira ngo agirane n'Imana
ubusabane n'ubuzima, kandi agirane n'undi muntu ubusabane n'ubuzima, byose byubakiye ku Mana. Hanyuma uko umuntu yabanaga n'Imana, umbabare n'ibyo ngibyo mbisubiramo, reka mbisubiremo kuko niryo pfundo ry'ubuzima. Umuntu mu kubana kwe n'Imana yaje kugera harahemuka, akora icyaha. Akoze icyaha, nicyo bamwe bita ngo icyaha cya Adamu cyangwa icyaha cya kamere muntu, kidahanagurika, cyagumyeho, kibaho ngaho. Ariko Imana kuko yaremye umuntu imukunda, imushaka, ngo yenze kumunganya nayo, ireba wa muntu, irava ngo simureka gutyo, reka mugenderere ibyo nari namuremeye, ubusabane n'urukundo rwanjye nari namuhaye byongere bimusubireho. Imana izana Yesu Kristo kugira ngo avane icyaha cyatanyaga umuntu n'Imana kuri uwo muntu. Imana iragushaka kugira ngo ubabarirwe ibyaha. Imana iragushaka kugira ngo wezwe. Imana iragushaka kugira ngo iguhe amahoro yayo. Imana iragushaka, ifite urwabya rw'urukundo ruyuzuye, igenda ishaka aho isuka, ishaka aho isuka, ishaka aho imena, ishaka aho ishyira. Imana, tu es l'objet de l'amour de Dieu. Uru rwabya Imana ishaka gusukamo urukundo rwayo, niyo mpamvu ishaka ngo ungarukire. Biciye he? Uyigarukire. Biciye he? Biciye muri Yesu Kristo, niwe wazanye agakiza. Agakiza kaza muri Yesu Kristo. Rero uko data yadukunze, uko Imana yadukunze, wa muntu akimara gukora icyaha, yirukanywe mu busitani, Imana yagiye kumushaka aho yari ari, igenda ibaza ngo wa muntu we uri he? Ijya kureba Adamu, ijya kureba Eva mugore we, isa nibakoresha urubanza n'inzoka yari yabeshye umugore. Nuko byagenze aho ngaho. Imana yari igendereye, yari ishaka kuzana uburyo bwo kugira ngo ikize umuntu cya cyaha, yongere ayigarukire, yongere areke gutera Imana umugongo. Umuntu amaze gukora icyo cyaha, erega yarahunze atera Imana umugongo. Imana ije ngo bumva imirindi barahunga. Imana yaje ibaza ngo Adamu uri hehe? Adamu uri hehe? Kurikira neza ahangaha. Ahangaha mu gihe Imana yaganirizaga Adamu na Eva n'inzoka, umugabo avuga ngo wa mugore wampaye niwe wazanye imbuto nyiryaho nkora icyaha. Umugabo nawe avuga ngo umugore nawe avuga ngo inzoka niyo yazanye iyo mbuto. Umugabo nawe avuga ngo ni wa mugore. Bityo gutyo baterana amagambo. Hari ikintu gikomeye cyane cyatangiye uwo munsi cyitwa agakiza, kuko Imana yashaka gukiza from that day, from the day one. Bakimara guhemuka, umuntu akimara gukora icyaha, akimara kwitanya n'Imana, Imana yatangiye gahunda yo kumukiza. Kuko Imana yamubwiye ati wanzoka we, ndaguhana, nzashyira urwango rukomeye hagati yawe n'urubyaro rw'umugore. Urubyaro rw'umugore yavugaga ni Yesu wari kuzavuka hanyuma, ngo urubyaro rw'umugore ruzakumena umutwe, ngo nawe uzarukomeretsa agatsinsino, ariko ruzakumena umutwe, ruzakwambura imbaraga, ruzakwambura ubutware, kuko azaza Yesu umwami w'abami yakandagiye kuri iyi si kugira ngo akugarure muri wa mwanya Imana yari yarakuremyemo. Icyo gihe rero ni ikintu gikomeye cyane cyabaye icyo gihe. Ubona ko urukundo rw'Imana udakwiye kurwibuza, rwatangiye icyo gihe aho Yesu yavuzwe muri ubwo buryo. None ubu ngubu ukaba umufite, ukaba wamwakira ubishatse. Imana ishimwe cyane. Ikindi kibazo gikomeye cyabaye ahangaha ni ikibazo cya buri munsi, ni ikibazo cya buri saha, ni ikibazo cya buri mwanya, ni ikibazo kibazwa umuntu wese, yaba wowe, yaba njyewe, yaba ukomeye, yaba umuto. Nk'uko Imana yaje ibaza Adamu ngo uri hehe, nawe uyu munsi Imana yakwiremeye,
irabaza ngo uri hehe, uri hehe. Icyo ni ikibazo umuntu wese afite gusubiza. Niba wavuga uti ngewe ndi hafi yawe Mana, ngewe ndagushaka Mana, ngewe ndagukunda Mana, Imana ishimwe. Ariko niba wanasubiza ngo ngewe Mana aho ndi natakaye, naguteye umugongo, ndi mu byaha, ndi mu nzoga, ndi mu busambanyi, ndi mu bibi byose, niho ndi, Imana irakubwira ngo vayo nkuvane yuko ndi Imana y'imbabazi. Ariko uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Nongere subiremo, uwakuremye aragushaka. Icyo kibazo ni ikibazo fondamental, ni ikibazo gitangaje, ni ikibazo gihambaye, ni ikibazo gifungura byose iyo wemeye kugisubiza neza. Mwene data, Imana irakubaza ngo uri hehe? Yosefu uri hehe? Habimana uri hehe? Muri iyi minsi uri hehe? Muri iyo myaka yawe uri hehe? Muri ako kazi ukora uri hehe? Muri iki gihugu urimo uri hehe? Mbega uri hehe? Uri hehe? Uko usubiza nibyo bitera ubuzima bwawe kuba ubuzima nyabuzima. Ukwiye rero kumenya ikibisubizo utanga kuri icyo kibazo Imana ikubaza ngo uri he. Ikindi kibazo Imana izakubaza ni umunsi umwe wageze imbere yayo, noneho amaso mu yandi, izakubaza ngo ese umwana wanjye Yesu Kristo naguhaye wamukoreye iki? Qu'as-tu fait avec mon fils Jésus-Christ? Ko namutanze akagupfira ku musaraba, akamena amaraso ye kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe. Wigeze ufata ayo maraso urayakira, wigeze ufata iyo sabuni urayuhagiza kugira ngo uke ugaruke imbere yanjye uzumbwira ngo ndi hano. Imana iragushaka, Imana iragushaka. Rero hari umuntu umwe nigeze kumva avuga, aganira avuga ngo rimwe yigeze kumva ijwi ry'Imana, yari ari aho ngaho nyine yibereye aho muyenda nk'uko nguko umeze, Imana nta kimubwiye. Hanyuma ngo yumva ijwi rimubwira ngo mwana wanjye wamburiye n'umunsi n'umwe, mwana wanjye wamburiye n'isaha imwe n'iminota ingahe. Wa muntu yumva iryo jwi riramukomanze cyane, kuva ubwo atangira gupfukama kwegera Imana, kuvuga ngo Mana ndahari. Ubuhamya bwe ni burebure, ariko gatoya muri ibyo yarwaye n'umugongo cyane muri icyo gihe. Ariko muri icyo gihe yumvise ijwi, ntiyunamaga, ntiyagenda ngo amanuke nk'ahantu ku maesikariye cyangwa ahandi adafite ibintu agenda afatiyeho. Ariko umunsi umwe aho yemereye Imana ngo ndahari, umunsi umwe asanga yahagurutse agenda yemye, yunamuka, ntiyamenye igihe yakiriye. Nk'uko nigeze kuvuga umunsi umwe ngo before you know, nugarukira Imana izagushyirira ibintu ku murongo utarabimenya. Ntuzamenye igihe byabereye, ntuzamenye igihe iyo ndwara yayikirije, ntuzamenye iryo deni yarivaniye mu nzira, ntuzamenye igihe wa mwanzi yamwigirijeyo, ntuzamenye igihe waboneye akazi. Before you know, niko Imana ikora. Ntabwo Imana izi kubwira ngo rimwe guteranya na rimwe ni kabiri, kabiri guteranya na kabiri ni kane, ni ukureba igihe. Oya, iyo wayigarukiye gusa iravuga ngo mwana wanjye reka tugendane, ugasanga yagiye yabikoze. Ni ukuri nugarukira Imana ntuzamenye igihe uwo mudamu wawe mwatangiye kumvikanira, ntuzamenye igihe umugabo wawe mwatangiye kumvikanira, ntuzamenye igihe wa mwana wawe yaviriye mu rumogi, ntuzamenye igihe ibintu byawe byagiriye ku murongo. Kuko ni Imana igira neza, ni Imana y'urukundo, ni Imana iguhamagara, ni Imana yantumye ngo nkubwire ngo uwakuremye aragushaka. Aragushakira iki? Kugira ngo akugirire neza. Imana ishimwe cyane, kugira ngo akugirire neza. Rero niyo mpamvu muri Zaburi 139 uyu muntu yavuze ku Mana avuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi
rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka, ngo ungose imbere n'inyuma. Kumenya bikomeye bityo ni igitangaza. Uwo ni umuntu wahishuriwe ukuri, amenya ko Imana imuzi. Agira ndetse n'aho avuga Zaburi 139 umurongo wa 13 ngo kuko uwo ni umuntu wisobanukiwe, ngo kuko ari wowe wamenye ingingo zanjye, waneranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, uburyo butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza. Ngo nyiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose. Uwo ni umuntu wemeye aca bugufi, avuga ko Imana ari Imana. Rero Imana iragushaka mwene data, Imana iragushaka. Iriya nkuru yo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15 tuzi twese, y'umwana w'ikirara. Umwana wagize atya aturugo atase na nyina, aragenda ageze yo hirya kure, ibintu biramupfana, ibyo yajyanye byose abipfusha ubusa, atangira gusangira n'ingurube, amera nabi cyane, abiyo hirya arakubitika. Kubera iki? Kuko yagiye kure ya se. Uru ni urugero rw'umuntu uvuye ku Mana. Ahangaha uru rukundo se yamukunze, ategereje ko agaruka, akagaruka akamwakira neza, ni ikigereranyo cy'urukundo rw'Imana Data. Hano baravuga Data, umwana w'ikirara, ariko hano icyo bashaka kutwereka ni ikigereranyo cya papa wo mu ijuru, ugukunda, ugutegereje, ushaka kumugarukira kugira ngo akugirire neza. Uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Mwene data, niba ngibi tuvuga turimo bituraje ishinga, bidushyize ku nkeke by'iyi ndwara ya COVID-19 cyangwa corona, nabyo ubwabyo reka Imana irabizi, ariko reka tubiprofite, bitubere ikimenyetso gituma tugaruka ku Mana, bitubere icyapa. Mbega corona ni kubera icyapa kikubwira ngo demitur, garuka ku Mana. Corona ni icyapa kibwira umuntu wese ngo demitur, garuka ku Mana, kuko so akwitayeho. Witera so umugongo, kora demitur. Ese navuga ngo iki? Ejo bundi numvise blague bijyanye n'ibi bya corona n'ibindi kuri za YouTube. Hariho abantu batera urwenya cyane, abasore baseka bavuga ngo buriya ngo umuntu ngo Imana ihamagaye ngo akitaba ngo ntagaruka, ngo nta muntu n'umwe Imana yahamagaye ngo wigeze agaruka. Bagaseka nyine bavuga ngo ngewe ngo Imana nimpamagara ntabwo nzitaba, abwira mugenzi we. Birasekeje nyine kuko nawe Imana ihamagara ngo agaruke, c'est constat. Ariko se wowe n'iyi corona n'iki, abantu baraducaho ku ruhande, bagenda turasigara turira, ariko aho bagiye hari aheza hari n'ahabi. Iyo witeguye neza ujya heza, iyo udateguye ugiye, wowe wari umuntu usanzwe uteye Imana umugongo, ese uzaho wajya biramutse bikubayeho? Wowe unyumva, aho wajya urahazi? Ni mu ijuru se? Ni muri Gehinomu se? Yego abantu baratera ibipara hanze n'urwenya rwinshi ngo Gehinomu, umuriro w'iteka rw'Imana. Biri muri Bibiliya, ni ukuri, birasobanutse. Hariho Gehinomu, hariho n'ijuru. Iryo juru niyo Gehinomu bitegurwa umuntu akiri hano ku isi. Mbese uzaho wajya? Ubwami bw'Imana ntabwo ari umunsi tuzapfa. Ubwami bw'Imana Yesu yabuzanye kuri iyi si. Yaravuze ngo wihane, uhindukire, winjire mu bwami bw'Imana. Ngo ndaje
nzanye ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana Yesu yazanye, iyo tubwinjiyemo, iyo ubwinjiyemo ntabwo uba uzajya muri ubwo bwami ari uko wapfuye, upfa ubusanzwemo, upfa ukagenda uzi aho ugiye. Iyo uhamagawe ugenda wemye. Kubera iki? kubera kutamenya, abantu bibaza ngo bazajya mu bwami bw'Imana ngo bapfuye nyine cyangwa bahamagaye nk'uko abo basore bavugaga. Oya, ubwami bw'Imana bwaratangiye, buri hano ku isi, ariko buzanagwira busandare hose umunsi Yesu azagaruka. Ariko n'ubu burahari. Nibwo turiho tugushishikariza. Imana ikubwira ngo, nako ijambo ry'uyu munsi muri iki gitondo rikubwira ngo uwakuremye aragushaka. Hari inkuru nigeze kumva, ni anecdote, ni agakuru ariko gafite icyo gasobanuye. Ngo hari umuntu, yari umuntu w'umugizi wa nabi, ariko akaba ari umuntu ufite amafaranga n'ubushobozi bwinshi. Ngo ashaka umuntu w'umwavoka w'umunyabwenge, kuko azi ko niyo yakora amakosa ameze ate wamuvoka amuburanira. Ngo akagenda nko mu muhanda akareba nk'umuntu witambukira akamuca hejuru akamugonga, kuko yari afite imodoka nziza cyane n'ubwirasi bwinshi. Akagenda akabwira bakamuhamagara nyine mu rukiko, umwavoka wakaza, umwavoka akabiburana akagira uburyo abigenza n'ubwenge bwinshi. Wa muntu ntafunge cyangwa agatanga amafaranga akikomereza. Ejo cyangwa ejo bundi ukazumva yakubise umuntu amuhoye ubusa, nanone bikajya mu rubanza. Wa mwavoka wakaza, wa mwavoka akaburana akagira ukuntu abijyana ibiki, kubera yize azi kubivuga no kubipanga n'iki, akamuburanira. Wa muntu ntafunge. Ariko avugaga arambwira ati, ariko wowe waretse kujya ugira nabi, wahinduye ubuzima bwawe, washyize ubuzima bwawe ku murongo, ukareka konona, ukava mu bubi no kugira n'ibyaha n'iki, akanga ejo akaba yakoze ikindi, nanone avuga akagenda akaburana. Bityo umwavuga agabona ati, ariko ko buri teka nkuburanira ngatsinda, uzi ko njyewe nzahora nkuburanira. Wahinduye, wakwegereye Imana, wakwemerera amategeko y'Imana ukagenderamo, ukava muri ibyo bintu. Umuntu aranga akomeza kwirata amafaranga ye no kwinangira umutima. Umunsi umwe akora ikindi kintu cy'icyaha gikomeye, ajya gushaka wa mwavoka. Hahandi yashakaga avoka, asanga wa mwavoka atakiri avoka, ahubwo yambaye ikanzu y'ubucamanza, ari we wicaye ku ntebe, ari waca imanza, ari umucamanza. Wa muntu ambwira, yo reba ukuntu ngenza nkuko wari usanzwe ubigenza. Atoya, ubu byahindutse, nyiri avoka narakuvugiraga, nyine umurimo wanjye kwari kukuvugira no gushakira uburyo byatungana, ariko ubu noneho nicaye ku ntebe y'imanza, nambaye ikanzu y'ubucamanza, sinshobora kwisubiramo, sinshobora guhindukira, akazi kahindutse. Mwene data, Yesu, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Urukundo rw'Imana ruragushaka. Urukundo rwa Yesu Kristo nirwo atuma abantu baza bagasemerera bakavugira hejuru ngo uwakuremye aragushaka, ngo muze hano. Ariko hari igihe uwo nguwo uhamagara gutyo bizarangira ntabakiri umwavoka, ntabakiri ugufasha mu rubanza, ahubwo akazaba yicaye ku ntebe y'ubucamanza yahinduye umwambaro. Uzabigira ute? Uwakuremye aragushaka hakiri kare. Uwakuremye aragushaka hakiri kare. Rero ukwiye kugirana n'Imana ubuzima bw'Imana. Waba umuntu mukuru, waba umuto, waba umuntu ukomeye, waba mu rwego kanaka, uwo ari we wese
nta muntu udakeneye imana. Nta muntu n'umwe uri muri iyi si uhagaze ku maguru abiri wavuga ngo nageze ku rwego rurenze gukenera imana. Biragaragara, byagaragariye muri iyi korona yayogoje isi yose. N'ibihugu bifite amafaranga angana iki, n'abantu bize amashuri y'ibitangaza, n'abantu bose nicyo kimwe imbere ya korona. Itwara umukuru, itwara umuto, itwara ikize, itwara umukene, itwara uwize, itwara utarize, twese dukeneye imana. Rero wowe unyumva, pozisiyo waba urimo iyo ari yo yose, uko waba umeze kose, uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Rero imana ishaka kwimenya, mugacudika nayo, ukagira ubuhamya, ukagira umugabo wirahira. Iyo wamenyanye n'imana uba ufite umugabo wirahira. Iyo wamenyanye n'imana uragenda wahura n'ibibazo ukibuka ijambo yakubwiye ngo nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu muriro ntazagutwika, ngo niko imana yambwiye. Uwo muriro ukaza nyine ugatambuka, uwo muriro ugatwika ibikuzungurutseho kugira ngo abe ari wowe utwika. Ayo mazi ntaguhitane kuko wabanye n'imana ishobora byose. Ngo ibinanirana ku muntu ngo ku mana birashoboka, ngo ibyananiranye ku muntu ku mana birashoboka. Rero iyo mana iguhamagara iragushaka. Imana, Uwiteka azakugirira neza, Uwiteka azagukiza, Uwiteka azaguhera umuryango umugisha, Uwiteka azagukiriza umwana urumogi, Uwiteka azaguha amahoro utabona, amahoro utabona mu mafaranga, amahoro utabona mu mashuri menshi, amahoro ataturuka ku nshuti cyangwa ku babyeyi cyangwa ku bandi. Amahoro atangaje, amahoro ari kuri uwo mwami w'abami. Ubu wakuremye aragushaka kugira ngo akugirire neza. Rero reka imana mumenyane. Ntabwo wiremye, uwakuremye aragushaka, uwakuremye aragushaka. Yobu niwe wabivuze. Yobu mu gice cya 10 umurongo wa 8 umva uko avuga. Igice cya 10 umurongo wa 8 gisa n'ikivuga muri ibi ngo Mana, amaboko yawe niyo yambumbye akaringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose. Amaboko yawe Mana niyo yambumbye aringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose. Mwene data, uwakuremye aragushaka. Ntabwo wiremye. Wa munyarwanda we, waba umunyarwanda w'umukire, uwakuremye aragushaka. Waba umunyarwanda w'umukene, uwakuremye aragushaka. Waba umunyarwanda wize amashuri menshi, uwakuremye aragushaka. Waba umunyarwanda utarize, uwakuremye aragushaka. Nongeye ndavuze ngo uwakuremye aragushaka. Niryo jambo Imana iri kubwira muri iki gitondo. Aho uri hose, ukuri kose, kugira ngo umenye, usobanukirwe, ubwirwe, uhamirizwe inkuru nziza y'ineza y'Imana. Imana iguha umugisha. Uwakuremye aragushaka. Reka dusenge. Mwami Imana, turakwinginze, ijambo ryawe ntirisubire inyuma ridakoze. Turagukeneye Mana, turakunyotewe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Imigozi iboshye abantu, imigozi yo kutemera, imigozi y'ubuhakanyi, imigozi yo kutumva guhamagara kw'Imana, icikagurike mu izina rya Yesu. Icikagurike kugira ngo abantu b'Imana baruhuke. Kuko ijambo ryawe kandi riravuga ngo abarushye n'abaremerewe nibaze kuri njye mbaruhure. Mana, urakoze, ugire neza umuntu wese. Iri jambo ryawe ryo gusubira inyuma gutyo, ugire neza ingo zacu, ukize, utunganye, usubiranye Mana. Tweretse abababaye bari kwa muganga kubw'iki cyorezo cya COVID-19. Data, turasenze
ngo ubagenderere ubakize. Amaraso yamenetse i Golgota ku musaraba, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo akora igikorwa gikomeye mu miryango yacu hirya no hino. Turagushima Mana, tuzahora tugushima. Uri Imana igira neza. Ushimwe, ukuzwe, uhabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, kumenyekana kwawe kuzura isi nk'uko amazi asendereye inyanja. Mu izina rya Yesu dusenze, amen.